waba uri umurokore cyangwa wisomera ku gasembuye, iyo bavuze Nguvu Gin, Radiant Gin, Medo Gin, Red Waragi, King's Vodka, Royal Gin, G&S Lamu, Club Portable Spirit na Hometown Portable Spirit. Nyamara kuvuga aya mazina ndabizi hari abahise n'ubundi bagira icyaka. Gusa iyo bongeyeho ko ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa 8 2026 hari kuwa gatandatu urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ribe rwerekanye abantu barimo Ntihanabayo Samuel uzwi nka Kazungu, nyir'uruganda rwakoraga inzoga za rikeri zizwi ku izina ry'ibyuma. Nyamara hari igihe umuntu atangira ubucuruzi afite igitekerezo gito, akagira intego yo kubaka uruganda, akabona isoko, akabona amafaranga, akabona izina rikomeye, kandi abantu bagatangira kuvuga bati uyu muntu azi bizinesi. Ariko hari ikindi kintu gikomeye kurusha kubaka bizinesi. Iki nta kindi ni ukumenya kuyirinda, kuko ushobora kubaka uruganda rutwaye miliyari nyinshi z'amafaranga, ukagira ibicuruzwa bizwi, ukagera ku rwego rwo kwamamaza ibikorwa byawe mu gihugu hose. Ariko ikosa rimwe mu micungire y'ubucuruzi, mu bwiza bw'ibicuruzwa cyangwa mu kubahiriza amategeko, rishobora gutuma ibyo wubatse imyaka myinshi bitangira guhungabana. Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'uwitwa Ntihanabayo Samuel uzwi cyane ku izina rya Kazungu, n'uruganda rwa Ingufu Gin Ltd rwari ruherereye i Rwanda mu karere ka Kamonyi. Ni inkuru itangirana n'ishoramari rinini, igakomeza mu iterambere, igaca mu kwamamaza gukomeye, hanyuma ikagera ku bibazo bikomeye bihita bituma wibaza uti ese ni ayahe makosa 5 akomeye ashobora kuba yaragize uruhare mu gutuma bizinesi nk'iyi igera mu bibazo bituma ifungirwa imiryango, ibicuruzwa byayo bikaba byatangiye kuba amateka mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Ariko mbere yuko dutangira, hari ikintu kimwe tugomba kwiyumvisha. Iyi si documentary yo gucira Kazungu urubanza, ni ugusesengura urugendo rwa bizinesi no kureba amasomo akomeye umushoramari wese yakuramo. Kuko rimwe na rimwe ikibazo ntigitangira igihe uruganda ruhagaritswe, ahubwo kiba cyatangiye mbere. Gishobora kuba cyaratangiye imyaka myinshi mbere mu byemezo bito abantu batabonye. Ubundi byose bitangira Ingufu Gin Ltd yari uruganda rw'ibinyobwa bisembuye ruherereye mu kagari ka Ruyenzi mu murenge wa Rwanda, akarere n'aka Kamonyi, hari mu mwaka wa 2021. Uruganda rwafunguwe ku mugaragaro nyuma yo kugera ku rwego rushya rw'ishoramari. Amakuru yatangajwe icyo gihe yavugaga ko inyubako n'ishoramari byarutwaye amafaranga arenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda yose. Kandi icyo gihe abayobozi bagaragazaga ko uru ruganda ari igikorwa cy'ishoramari cyari gufasha igihugu mu gukora ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda, gutanga akazi no kwinjiriza igihugu imisoro myinshi. Umuyobozi w'uruganda Ntihanabayo Samuel uzwi cyane ku izina rya Kazungu yari afite icyerekezo cyo guteza imbere uruganda no kurwagurira amasoko. Ingufu Gin ntiyari izwi ku bwoko bumwe gusa bw'ibicuruzwa. Mu nyandiko za Rwanda FDA hagaragaramo ibicuruzwa bitandukanye by'uru ruganda birimo Nguvu Gin, Radiant Gin, Red Waragi, Royal Gin, G&S Lamu, King's Vodka, New House Whisky, Medo n'ibindi. Ibi byerekana ko bizinesi yari yaragiye mu cyiciro cyo gukora portfolio y'ibicuruzwa byinshi cyane, kandi iyo portfolio yagutse, ubucuruzi bushobora gukura vuba cyane. Ariko hari ikibazo, iyo portfolio yagutse n'inshingano zo kugenzura buri gicuruzwa zigomba kwiyongera. Aha niho dutangira kubona ikosa rya mbere kandi rikomeye cyane ryakozwe na nyir'uruganda Nguvu Gin Ltd, nyakubahwa Kazungu. Kwagura bizinesi utarinze gushyira quality control ku rwego rwo hejuru kurushaho. Iyo uruganda rutangiye gukora ibicuruzwa bike, biroroha gukurikirana buri cyiciro. Ariko uko ibicuruzwa byiyongera, amapaki akiyongera,
amasoko akiyongera, abakozi bakiyongera, n'abatanga ibikoresho bakiyongera, n'uburyo bwo kugenzura ubuziranenge bugomba gukomera. Rwanda FDA yari ishyize Ingufu Gin mu rutonde rw'inganda zifite uruhushya rwo gukora ibinyobwa bisembuye hano mu Rwanda, harimo Gin brand, whisky ndetse na Vodka brand. Ibi bitwigisha ko kuba ufite uruganda runini bidahagije gusa. Business nini ikenera quality insurance nini, kuyitaho cyane, kandi ikibazo cy'ubuziranenge iyo kibayeho ntikigira ingaruka ku bicuruzwa gusa, gishobora kugira ingaruka ku izina ry'ikigo, icyizere cy'abakiriya, abakozi, abafatanyabikorwa, abashoramari ndetse n'umutungo wa nyir'ikigo. Ni ukuvuga ko quality control atari expense, ni investment hubwo, ni ishoramari hubwo, ni naryo shoramari ryagutse. Dukomeza, hari business zimwe zitangira zishingiye cyane ku muntu umwe, niwe ufata ibyemezo, niwe uzi suppliers, niwe uzi amafaranga, niwe uzi amasoko, niwe ugenzura ibicuruzwa byose, niwe uzi abakiriya. Iyo business ikiri nto ibi bishobora gukora, ariko iyo business ikuze ikagera ku ruganda runini nk'urwa Ingufu Gin Ltd, ibintu bigomba guhinduka. Ugomba kugira system yagutse, ugomba kugira abantu bashinzwe quality, abashinzwe finance hariyo mafaranga, abashinzwe compliance, abashinzwe procurement, abashinzwe production, abashinzwe internal audit, kandi buri wese akagira inshingano zisobanutse, kuko umuyobozi mwiza ntabwo yubaka company imukenera buri munota, yubaka systeme ishobora gukora neza niyo we yaba adahari. Iri ni isomo rikomeye cyane, kandi kuri Ingufu Gin Ltd ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo Kazungu wenyine niwe wakoze amakosa, oya, ahubwo ikibazo ni ese systeme yose y'uruganda yari ifite ubushobozi bwo gukumira amakosa mbere y'uko agera ku isoko. Iki ni ikibazo gikomeye kurusha gushaka umuntu umwe ukubazwa byose. Naho ikindi ni uko Ingufu Gin Ltd yagiye igaragara mu bikorwa byo kwamamaza no gushyigikira ibikorwa bitandukanye. Uruganda rwagaragaye muri Tour du Rwanda, ndetse amakuru yo mu 2023 avuga ko Kazungu n'itsinda ry'uruganda bari mu bikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa byarwo muri iryo rushanwa. Ibi byerekana ko marketing yari igize uruhare rukomeye mu kuzamura brand, ariko business ikomeye ntabwo igira marketing gusa, igira na risk management. Marketing ishobora gutuma abantu bamenya brand, ariko risk management ituma brand ibaho igihe kirekire. Umushoramari ashobora kwibaza ati, ni gute twabona abakiriya benshi? Ariko agomba no kwibaza ati, niba habaye ikibazo cy'ubuziranenge tuzagikemura dute? Niba regulator aje kugenzura uruganda, documents zacu zose ziratunganye? Niba batch imwe igize ikibazo dushobora kuyikurikirana? Niba supplier atubaniye neza dufite undi? Niba production ihagaze, company izamara igihe kingana iki idacuruza? Ibi nibyo byitwa business resilience, kandi business ikomeye ntabwo yubakwa gusa ku mafaranga yinjira, yubaka no ku bushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Komeza wumve usobanukirwe neza, kuko hari abantu batekereza ko brand ari logo gusa. Oya, ibi si byo na gato. Brand ni icyizere. Iyo umuntu abonye izina ry'ikigo runaka ahita atangira kwiyumva nk'ukaze cyane, ati ibi bicuruzwa ndabizi, ati iyi company ni company ikomeye, ati nzayikorera, ati nzi quality yayo. Icyizere nk'icyo gishobora kumara imyaka myinshi cyubakwa, ariko gishobora kwangirika vuba cyane. Niyo mpamvu company ikomeye igomba gufata reputation management nk'indi asset yayo. Ingufu Gin Ltd yari yarubatse izina mu isoko
by'u Rwanda ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Yagaragaraga mu bikorwa bya siporo ndetse no mu bikorwa byo kwamamaza. Ariko iyo hari ikibazo gikomeye kivutse ku kigo, abantu nibareba gusa product, bareba brand yose, kandi iyo brand ihungabanye kuyisubiza ku rwego rwa mbere bishobora gutwara imyaka myinshi cyane. Na ikosa rya gatanu ni ukutagira gukorera mu mucyo bihagije mu gihe cy'ikibazo. Iri rishobora kuba ari ryo somo rikomeye kurusha ayandi muyo mwumvise. Iyo kampani iri mu bihe byiza, kuvuga biroroshye, marketing iba nyinshi, abakiriya baba bishimye cyane, amafaranga arinjira, abantu baravuga bati business yacu imeze neza cyane. Ariko igihe ikibazo kije niho ubuyobozi nyabwo bugaragara. Ubuyobozi bugomba gusobanura niki cyabaye, niki cyemejwe, niki kiri gukorwa, niki abakiriya bagomba kumenya, niki abakozi bagomba kumenya, kandi ni gute kampani igiye gukumira iki kibazo. Iyo communication yibaye nkeya cyangwa idasobanutse, ibihuha bishobora kwiyongera cyane, kandi ibihuha bishobora kwangiza kampani kurusha ikibazo bwacyo. Niyo mpamvu gukorera mu mucyo ari ingenzi cyane. Nyamara nubwo bibaye bitya, ibyiza bya Ingufu Gin ntibigomba kwibagirana. Ariko reka tuvugishe ukuri, kuvuga amakosa bishobora kuba byoroshye, ariko kuvuga gusa amakosa byaba ari ukureba uruhande rumwe rw'inkuru. Ingufu Gin yari ifite ibyo yakoze neza. Yashoye amafaranga menshi mu ruganda, yatanze akazi kuri benshi, yagize uruhare mu bikorwa by'ubukungu, yagize ibikorwa byo kwamamaza brand, yagize ibicuruzwa byinshi byanditswe mu nyandiko za Rwanda FDA. Kandi mu 2021 abayobozi bagaragazaga uru ruganda rw'ishoramari rifite uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ibi byose ni amasomo, kuko kuba umuntu yatsinzwe rimwe ntabwo bihita bisiba ibyo yagezeho byose. Ariko iyo umuntu yatsinze, ibyo yatsinze byose yagezeho nabyo ntabwo bihita bisiba ibyo yatsinzwe. Umushoramari w'umunyabwenge areba byombi. Ariko ikibazo cy'amakuru yo muri uku kwezi kwa munani 2026 cyaje ari simusiga. Noneho tugeze ku gice abantu benshi bashakaga kumenya kandi bagasobanukirwa neza. Muri uku kwezi kwa munani 2026 hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ku kibazo kirebana n'Ingufu Gin ndetse na nyiri uruganda. Amakuru avuga ko ku wa 2 z'ukwezi kwa munani 2026 Rwanda FDA yafunze uruganda, ndetse ko ku wa 8 Kanama 2026 urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwerekanye abantu barimo Ntihanabayo Samuel uzwi nka Kazungu. Nyamara ibi ni ibintu bikomeye cyane, kandi ntitugomba kubyita ukuri kwarangiye tutarabona inyandiko cyangwa itangazo ryemewe ribihamya. Niba hari dosiye iri gukurikiranwa, umuntu ukekwaho icyaha agomba gufatwa nk'ukekwa kugeza igihe ubutabera buboneye icyemezo. Iri ni isomo rikomeye ku banyamakuru n'abakora YouTube documentaries. Ntukavuge ngo yarakoze igihe amakuru avuga ngo arakekwaho. Aya magambo abiri ntabwo angana rwose. Ubu Kazungu nubwo ari mu maboko ya RIB, ariko arakekwaho kuba yarakoze icyaha. Ntabwo ubushinjacyaha buremeza neza, ntabwo ubucamanza bwo mu Rwanda buremeza neza ko Kazungu yakoze icyaha, kuko nta gihano bamukatiye. Kandi documentary nziza igomba kugaragaza ibi byose. Dore amakosa 5 noneho buri mushoramari wese yakwigira kuri Kazungu. None se nyuma y'iyi nkuru n'ayahe masomo 5 dukuramo? Icya mbere, iyo business ikuze, quality control igomba gukura kurushaho. Icya kabiri,
ntukubake kampani ishingiye ku muntu umwe gusa, yubake ishingiye kuri sisiteme ku buryo niyo waba udahari kampani igomba gukora cyane. Icya gatatu, gorofu cyangwa gukura, ntabwo udafite risk management ushobora guhinduka ikibazo gikomeye cyane. Naho icya kane, kandi n'umutungo, kubaka izina bishobora gutwara imyaka, ariko kurisenya bishobora gufata umunota umwe gusa. Icya gatanu, iyo ikibazo kije, transparency na accountability nibyo bitandukanye umuyobozi usanzwe n'umuyobozi ukomeye. Kandi aha ni inkuru ya Kazungu ibirenze inkuru y'umuntu. Ibisomo buri muntu wese ushaka gutangira kampani agomba kwitaho, kuko abantu benshi bifuza umunsi bizinesi yabo izaba nini, bakifuza uruganda runini, bifuza imodoka z'akazi, bifuza abakiriya benshi, bifuza amafaranga menshi, ariko bake muri bo nibo bibaza ikibazo gikurikira: ese nzashobora kuyobora iyo bizinesi igihe izaba imaze kuba nini? Kuko kubaka kampani ni ikintu kimwe, ariko kuyirinda ni ikindi kintu kandi gikomeye kurushaho. Kwagura bizinesi ni ikintu kimwe, kuyigumana ku murongo ni ikindi gikomeye kurushaho. Kwinjiza amafaranga menshi ni ikintu kimwe, ariko kubaka sisiteme idashobora gusenywa n'ikibazo kimwe kikaba ikindi gikomeye kurushaho. Ingufu Gin Ltd ni urugero rutwibutsa ko bizinesi ishobora gutangira neza, igakura, ikagira izina, igashora miliyari n'amamiliyari y'amafaranga, ariko igihe cyose management, quality, compliance na risk management bidahawe agaciro kangana n'akamaro k'amafaranga yashowe, ishoramari rinini rishobora kutaba garanti y'ubuzima burebure bwa kampani. Kandi ahari isomo rikomeye kurusha yandi yose niri: umushoramari nyawe ntabwo apima gusa nuko ashobora kubaka bizinesi, ahubwo apimwa nuko ashobora kuyirinda, kuyobora no kuyisigira sisiteme izakomeza gukora n'igihe we yaba atakiri mu bayobozi, cyangwa yaba atakiriho yaranayisigiye umwana we cyangwa n'imiryango. Iyi niyo nkuru yawe Nguvu Gin Ltd, inkuru y'ishoramari, inkuru yo gukura, inkuru ya marketing, ariko cyane cyane ni inkuru y'uko ubucuruzi bunini busaba inshingano nini. Niba ushaka izindi documentary cyangwa inkuru nk'izi zisesengura ubuzima bw'abashoramari, kampani n'amateka y'ubucuruzi bwo mu Rwanda ndetse no mu mahanga, komeza ukurikire uyu muyoboro wa Byose Niyo Official. Turabakunda cyane, ntiwibagirwe gukora subscribe na like. Turabakunda cyane, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane nawe.